jambo ryiza rimbwira yuko gutanga ari byiza kuruta guhabwa, gutanga bihesha umugisha. Reka dushime mwene data uyu nguyu rero, uyu mwene data mubona aha ngaha ni igitangaza, yitanze iyi telefone nziza cyane. Yarabizi ko dukenera communication, ahubwo ubutaha mujye mutanga n'amafaranga. Urakoze rero. Hano ntago ndi mu murimo w'Imana. Katika jina la Yesu, izina rya Yesu, abarogo imigambi y'Imana, izina rya Yesu. Ndababwiye kuza gusengera mu ishyamba. Madamu, mereza telefone yanjye. Mereza telefone yanjye niwo mvugana rya Yesu. Mereza telefone yanjye. Reka abadayimoni bagufata. We telefone wayitanze. Imana, turagusengera, pfuka tugusengera. Mereza telefone yanjye. Mereza telefone yanjye tukavuga tukiye. Izina rya Yesu. Ngiye guhamagara inzego zibishinzwe. Izina rya Yesu. Mumereza telefone yanjye. Mumereza. Bigendera kwa kubw'Imana. Izina rya Yesu. Izina rya Yesu. Uransobanura. Mereza telefone yanjye. Imana ntiyagoye akazi. Mereza telefone yanjye. Imana yagoye akazi no mpamvu yatanze telefone mu nzu y'Imana. Mbabarira rwose. Uriya se ni umukozi w'Imana. Uriya ni umukozi w'Imana. Hano se ni mu rusengero. Insengero sema ntabwo. Hano twaje mu butayu sheri n'ukuri. Kandi nagombaga gushima Imana kuko ibyo yadukoreye. Uzi ikintu Sheri mbabarira rwose. Gisigaye umuhanda ugana wanyura ha. Sheri we yambabarira rwose. Hano narindi mu butayu ntabwo Imana yankoreye ibyo bintu. Ntungarukire mu rugo. Oya ntabwo Imana yabinkora. Ugaruka mu rugo rwanjye uzanye telefone. Ntabwo Imana yabinkora Sheri mbabarira rwose. Ugaruka mu rugo rwanjye. Kuri mbabarira. Mbitubura yiregerewe. Hako se Mana yanjye uyitaga ari wa mugabo wangera. Arari weza zivuye wadakana we. Turi mu masengesho tuhakura ibyo kurya by'umwuka kandi iby'umubiri nabyo biraza. Ntabwo mujya mubibona. Niba ari ubwa mbere uje gusenga wowe ntabyo ujye ubona ko nta kintu uri kuvuga. Gusa imirimo Imana yarayinkoreye. Yego. Ariko ntababeshye ibintu byo gusenga. Ariko imirimo irayikora pe. Tugiye kujyana mu cyumba rero dusenga. Ni ukuri nuhamanya n'umwuka w'Imana uraza kuva ibonye imbaraga z'Imana. Izo ngizo rero nanjye nizo nkeneye. Yego. Haleluya. Kuko niyo mpamvu imicyo cyanzinduye. Imana yacu ikora imirimo n'ibitangaza. Tugenda dusenga uraza nawe urava utanga ubuhamya. Hari akaririmbo bakavuga urumva ngo Imana yacu irakomeye cyane ikora imirimo ikagaragara ntibigirwa abana bitavuga n'ibyumve. Imana yacu irakomeye. Haleluya. Imana nyamana itari bayari. Simva humva. Imana yanjye nakererewe ubuse Imana abakirisi si bahananze. Ariko reka mbanze ndebe isaha ndebe. Mana yanjye kuri 3:30 ubuse ndategura. Mana we ndategura abakirisi bahari koko kanirukanka bega diakoni. Uranangaza Yesu we uranangaza ukuru umuntu muri puberi ukamuhindura ukamukarabya ukamusiga ukanamwambika. Uranangaza Yesu we uranangaza Yesu we uranangaza ukuru umuntu muri puberi ukamuhindura ukamukarabya ukamusiga ukanamwambika. Uranangaza Yesu we uranangaza. Haleluya. Uranangaza Yesu we uranangaza. Haleluya. umuntu muri puberi ukamuhindura ukamukarabya ukamusiga ukanamwambika. Uranangaza Yesu we uranangaza. Uranangaza Yesu we uranangaza umuntu muri puberi ukamuhindura ukamukarabya ukamusiga ukanamwambika. Uranangaza Yesu we uranangaza. Haleluya. Amen. Imana igira neza mugaca mukiri ibihe byose. Kugira Imana iranangaza. Kuntu nari imeze Mana waransize. Haleluya. Mana waranyambitse. Haleluya. Icyubahiro ni cyawe Mana. Amen. Haleluya. Amen. 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 Muvugira ngo Imana ni nziza. Imana ni nziza. Imana ni nziza.
twavuye iyo kure mu byaro aka kanya turaba turibo aka kanya turabadamu bashima Imana aka kanya Kristo yaratwambitse haradusiga bene data haradusigiriza harangije aratunogereza nimumvugira ngo Imana ni nziza amen haleluya nimumvugire ngo Imana nimumvugire ngo Imana nimumvugire ngo Imana nimumvugire ngo Imana irakabyara Imana iragaheka nimumvugire ngo Imana nimumvugire ngo Imana nimumvugire ngo Imana ishoboye byose Imana itanga ibyo kunywa Imana itanga ibyo kunywa Imana igena twambika nimumvugire ngo Imana nimumvugire ngo Imana nimumvugire ngo Imana Imana ishoboye byose ntakibasha kurogoya imigambi yawe ufite ku muntu ndagushimye mwami uri Imana nta muntu wabura uko akuvuga Dawidi we yaratangaye abuze icyo avuga aravuga ngo uriya uri gitangaza Mana muri iki gitondo turagushimye n'uri Imana ihabwe icyubahiro haleluya ndumva ndi gufashwa bene data nibutsa aho Imana yadukuye nibutsa ubuzima bwanjye nari umusinzi nari umujura nari umusambanyi ariko Yesu angezeho ampamagara mu mazina harambwira ati mwana wanjye ngutoranyije bushyashya ugize icyaremwe gishya nuca mu muriro uzagutwika ngo kandi nzakugira uwo kwifuzwa haleluya haleluya amen Imana ni nziza bene data amen bakristo bene data rero haleluya amen 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 so hari umuntu utazi icyo ashima Imana tumaze umwanya wo kuramya no guhimbaza Imana rero kandi ndakeka twese nabonaga twese twagezeyo twari twagiye rwose niba hari ikintu cyiza Imana ikunda kuramya no kuyihimbaza hariya nta kindi kintu tuzajya dukora ni ukuramya no guhimbaza gusa nta kindi kintu niyo mpamvu rero tugomba kubitangira tukiri hano ku isi haleluya amen 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 haleluya amen 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 rero mureke tube dushaka ukuntu twegera Imana twegerane n'Imana njye ndumva twaba tugiye mu mwanya wo kwiyeza tukagira Imana tukahegera tukapfukama tugasaba Imana imbabazi z'amafuti yacu haleluya amafuti n'ukuri tukagata Imana nawe mwana w'ikirana waramwemeye yewe Imana tuje imbere yawe tuzabana ariko Mana turemera turifuza ko watugarura mu bana bawe tukagaruka tukitwa n'abo mu rugo haleluya amen amen mureke rero mu gihe pasiteri tutaramubona dufashe umwanya nino pasiteri araza ahita anadusabisha adusabira imbabazi ku Mana Yesu Kristo wabambwe haleluya amen amen haleluya amen haleluya amen buriya mureke mbabwira iyo turi kuramya Imana tunayihimbaza tuba turi kwegerana n'Imana buriya rero nicyo gihe tuba tubwira Imana ati Imana ndagarutse amen nibutse neza yawe nibutse aho wankuye kure hahandi kera witwaga rukurutu kuri iyo mbigezeho biriya mba numva hari ikintu Imana inkoreye cyiza kandi mba numva ndi kumwe nayo amen ndi kuganira n'Imana haleluya bakumbuje uriya munsi amen bakumbuje uriya munsi aho tuzaba tutari kwihishahisha bakumbuje uriya munsi aho tuzaba turi kuramya duhimbaza n'ibizima byose bakumbuje uriya munsi aho nta muyobozi uzaza kutwirukana bakumbuje uriya munsi aho
tuzaba twese turi mu murongo umwe, tuzaba turi guhimbaza, tuzaba turi kuramya, nta kindi kintu tuzaba turi gukora. Tuzaba tutari kwiruka tujya muri shuguri z'isi. utuma duseka, utuma Haleluya. Amen. Haleluya. Amen. Anyanganira nati. Haleluya. Amen. Haleluya. Haleluya bwoko bw'Imana. Jambo ry'Imana muri Malaki ibice 3:10 rirambwira ngo nimuzane amaturo y'Icyacumi yose mu bubiko bw'inzu yanjye ngo kugira ngo habeho ibyo kurya mu nzu yanjye. Nimumeho rero kuri ayo maturo kugira ngo Uwiteka Nyiringabo ibyo avuga murebe yuko azabakingurira idirishya ry'ijuru. Amen. Imana idusaba kuzana amaturo y'Icyacumi kugira ngo inzu yayo itungwe. Amen. Isezerano ry'umugisha ry'ikirenga. Haleluya. Haleluya. Haleluya bwoko bw'Imana. Imana idusaba rero kuri uyu munsi iradusaba ko twiyeza, twamara kwiyeza tugatura amaturo y'Icyacumi. Aho rero nimwubahe icyifuzo cy'Imana kugira ngo ubwoko bw'Imana buzakingurirwa heraho mu ijuru. Amen. 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 Aho rero reka duture, reka dutange Icyacumi. Haleluya. Buri wese aratanga Icyacumi cyuko ahumeka, Icyacumi cyuko yambara neza. Ntacyo Imana isubiza inyuma. Reka dutangire rero. Imana yagize neza, ufite televiziyo mu nzu, ufite imodoka, abandi barabibuze, ni gute utatanga Icyacumi ugashima Imana? Amen. Amen. Haleluya. Amen. Nanjye ndi imbere yanyu nshaka gutanga amaturo y'Icyacumi. Icyacumi ntanze mu nzu y'Imana mu rugo, mfite imodoka, urumva ariyo natangamo amaturo y'Icyacumi. Haleluya! Mwambere icyubahiro Imana. Imodoka yinjiye mu nzu y'Imana. Amen. Amen. Pasiteri ntazongera kugenda n'amaguru. Amen. Bene data inshuti z'umusaraba, nanjye ndi umubyeyi Imana yagiriye neza. Nahoraga nambaye ubusa, kurya byari bigoranye, ariko uyu munsi Imana yangiriye neza. Mugabo wanjye yamuhaye akazi keza, n'Imana nshyize telefone mu nzu y'Imana. Haleluya! Imana ihabwa icyubahiro rwose. Amen. Imana, ijambo ry'Imana rirambwira ngo abazahabwa umugisha abatanga kuruta abakira. Amen. Imana iguha umugisha rwose. Urabona ko Imana izakugurira cya gitelefone kinini akangaka muzongera. Amen. Arahirwa utanga kuruta uwakira. Gutanga ngo biheshe umugisha. Reka dufate umwanya dusenge. Igitare cy'amahanga uri gitangaza koko, uravuga bikaba, wategeka bigakomera. Mwami Imana rero weretse aba bagaragu bawe bitanze bakubaha ijambo ryawe, bagatanga Icyacumi. Imana ubahe ibyo batanga, babihorane, ubutaha bazatanga ibirenze ibyo bazanye ubu ngubu, kugira ngo izina ryawe Mana, kugira ngo inzu yawe yubahwe, abagaragu bawe tubeho neza. Pasiteri akenera ikote, akenera varize nziza yo kujyanamo ibitabo, Mana akenera imodoka, akenera inkweto nziza kugira ngo yubahishe umurimo wawe. Mana rero n'abatitanze uyu munsi ubutaha bazitange. Mweretse buri umwe wese n'ibyifuzo byiwe, ibyifuzo yatanze Mwami Imana, ubimuheshe mu mugisha, umuhe kwihaza mu byo ashima n'ibyo ashaka byose. Mana rero buri umwe wese uri hano witanze, watanze imodoka, watanze telefone, n'undi umutima uhatira kugira icyo atanga, ntabwo ahejwe imbere y'ubwoko bwawe. Amen. Rero bana nawe urakoze kuri Imana. N'ubu umwuka Imana yahata ikamuhatira gutanga, ajya yibuka ko ijambo ry'Imana rimbwira ngo gutanga bihesha umugisha kuruta kwakira. Haleluya. Bwoko bw'Imana rero umvira umutima nama wawe, kuko niwe uzakujyana mu bwami bw'ijuru. Amen. Haleluya. Haleluya. Amen. Bwoko bw'Imana, Amen. umutima wagumye uramata, nkanga kumva ijwi rikambwira ngo kora, ariko nkaguma nkinangira. Nanjye mfite icyo nshaka gufashisha ubwoko bw'Imana. Hari igitenge umugabo aheruka kunzanira ejo bundi, ni ukuri nanjye ndagitanze ngo cyambike abana b'Imana, maze nanjye mu ngororano Mana nzagororerwe.
Yesu ashimwe. Haleluya. Amen. Haleluya. Amen. Haleluya. Amen. Ahari yewe nibutana Imana yankuye, nibutse Imana yankoreye ibintu by'imirimo n'ibitangaza, nanjye nyiramburiye amaboko. Nibutse kera hanjye nari umusinzi bene data, nari umujura umuteye ubwoba, nari umusambanyi, nari umugore ugira irari rikomeye, ariko Yesu araza ankura muri iyo sawe. Aka kanya ndi umubyeyi uhamye Imana, nanjye nshingiye kuri iyo mirimo n'ibitangaza yakoreye. Hari ikibanza naherukaga kugura, nukuri icyo kibanza ndumva nagitanga mu nzu yayo, yanjye nkabona ingororano mu bwami bwayo. Icyo kibanza kikazubakwamo urusengero rwo guhimbaza Imana. Imana ibahe umugisha bene data, ubwoko bw'Imana. Jambo ryiza rimbwira yuko gutanga ari byiza kuruta guhabwa, gutanga bihesha umugisha. Reka dushime mwene data uyu nguyu rero. Uyu mwene data mubona aha ngaha ni igitangaza, yitanze iyi telefone nziza cyane. Yarabizi ko dukenera communication, ahubwo ubutaha mujye mutanga n'amafaranga. Urakoze rero. Hano ntago ndi mu murimo w'Imana. Katika jina la Yesu, izina rya Yesu, abarogo imigambi y'Imana, izina rya Yesu. Ndababwiye kuza gusengera mu ishyamba. Madamu, mereza telefone yanjye. Mereza telefone yanjye niwo mvugana rya Yesu. Mereza telefone yanjye. Reka abadayimoni bagufata. We telefone wayitanze. Imana, turagusengera kuko tugusengera. Mereza telefone yanjye. Mereza telefone yanjye. Izina rya Yesu. Ngiye guhamagara. Ngiye guhamagara inzego zibishinzwe. Izina rya Yesu. Mumereza telefone yanjye. Mumereza. Bigendera kwa kubw'Imana. Izina rya Yesu. Sobanura. Mereza telefone yanjye. Imana ntiyagoye akazi. Mereza telefone yanjye. Imana yagoye akazi niyo mpamvu yatanze telefone mu nzu y'Imana. Mbabarira rwose. Uriya se ni umukozi w'Imana. Uriya ni umukozi w'Imana. Hano se ni mu rusengero. Insengero se mana ntabwo. Hano twaje mu butayu sheri n'ukuri. Kandi nagombaga gushima Imana kuko ibyo yadukoreye. Uzi ikintu. Sheri mbabarira rwose. Ikintu gisigaye. Umuhanda ugana wanyura hafi. Sheri we yambabarira rwose. Hano narindi mu butayu ntabwo Imana yankorera ibyo bintu. Ntungarukire mu rugo. Oya ntabwo Imana yabinkora. Ugaruka mu rugo rwanjye uzanye telefone. Ntabwo iyo Imana yabinkora sheri mbabarira rwose. Ugaruka mu rugo rwanjye. Sheri mbabarira rwose ariko Imana ubugiye bwo kandi ndi. Njyewe ndakubwiye ngo ntungarukire mu rugo. Wa Mana we ndi ku murimo w'Imana ngo inujye uhimbaraga uyu mugabo yumva ko nashimaga Imana. Imana ikoze ibitangaza. Ubu noneho ni ikihe gicucu cy'umugore kiyohereje 500. Wasanga ari muri bya birirwa ntuburira ngo ndabisengera mu butayu. Ntabwo tugipfuye rashyo tubaye dufite ubwenge. Dore izangira ryawe ryari rito cyane wagatwewe, uko bukeye uko bwije ugenda urushaho kwaguha. None ubu dore rwose Mana we, Mana yanjye uri Mana we. Umva ko mbeshya ngo uri pasiteri ubu ntabubona. Aya mbituburira yirengera iwere. Iwerewe. Hako se Mana yanjye uyitaga ari wa mugabo wangera? Arari weza zivuye wadakana we. Ndagowe nuko Mana we wampaye umugabo meze gutya. Niko boze. Aho yiraya n'uwo bitabyawe uretse. Yesu wi. None ko amafaranga werewe gukura n'indaya none yiranshaka yisha ari kuvuga. None uranyihakanye ntabwo ko umugore wawe. Mubayi ariko se Mana koko Mana ko bavuye kugusenga mu butayi. Mana none Mana urakoze we mu muhanda ariko Mana Imana irakoze muje n'ikigore cyiza noneho kose Mana none aranareba akibagirwa none n'umugore Imana yiguhayeho
ntabwishyiramo amazi ese mana yanjye kuko wambaye umugabo umeze gutya Imana yambaye byose nta kintu ariko se wa mugabo we ngo hagarara neza se byibura nkusindagiza kandi urebe uretse ko mbanze naguhobere neza nkumbesha ariko se uyu mugabo afite cye kibazo ndagowe mana yanjye we urumva se koko wamana we rero uyu mugabo ubu se n'ikiragara ariko urumva ko umuje n'ikigore cyiza cyane ntabwo ndi ikigore cy'icucu wa mugabo we kubona ni naho ariko mana yanjye ya nyiramiruho yayi yesu uyu ntabwo ari umupasiteri wadusengera niwe base burya turi umusinzi yaho ndebera nawe uvuye kugurisha telefone yanjye mpa amafaranga yanjye nari nzi ko ndi gushima Imana nari nzi kuri pasiteri uvuga iby'ukuri none uri umusinzi rero uyu yazindiye hewe base na telefone yanjye burya turi umusinzi umugabo wawe yambwiye ko ngomba gutura ngatura mu byo mfite natanze telefone ngo ndi gutura ituro ry'ishimwe none ndebera burya kandi naho nanjye nyine ndebera ukuntu abandi yayigurishije abayanywera ye guhamagara umugabo wanjye abadayimoni ndamukuraye uretse gato ubundi kwe banze nsengera rwose ndashaka umugabo abarwa n'abadayimoni nawe uratisengeye ngo urajya gusengera umuntu ndashaka umugabo wanjye zamuka tugende ntabwo nabyemera ntabwo ndi bukure umva mada ibyo bibazo byawe tuzabikemureza urabona ko n'ubundi mugabo wanjye oya naye nagiye reka mbanze mugeze mu rugo kereka niba mufatanyije kukwiba yambwiye ko pasiteri ikibazo cyawe tuzagikemureza ntabwo nabyumva ahubwo wowe ubwo yinyishure ujyana n'umugabo wawe mu rugo ntabwo ndi bubarekure mpaka umugabo wanjye ageze hano noneho ugeze n'aha ngaha wa mugabo kugeza igihe umugabo wanjye azira hano ntabwo ndi mu rugo nakira mbakoreye ngeze aho ngenda hagati y'ibyuki bibiri umugabo wanjye yanyirukanye kubera telefone yanguriye none ngo wowe wagiye kubinywera ubu nari ngiye guhagira abana ntabwo byakunda babona icyo kurara bari nawe urimo kwihinagura mu nzira ubu hari n'igiceri cyatanu ubusore uko mana yagize umugabo agombye kunkubita iki baranyirukanye wowe ma telefone ya umugabo wanjye ataragera hano nyine muwe murese nakurekuye yi mureke ngira icyo mbabwira sasa rero Imana aka kantu yamaye n'akari watermelon niba waho bagiye wowe amatelefone yanjye cyangwa ngo ujyane mu buyobozi amatelefone yanjye ninde warura turi umugabo oya nakubure gende kura mu rwimure gende ntabwo nabyemera mpaka umugabo wanjye ageze hano ubwo nibwo ari igisinzi oya ntabwo byakabonye umushote wowe oya amatelefone kote mumpereze hano ubona wanetse nka mudira batumye telefone afite ikibazo telefone zigewe ukuntu tujya kubikemura nkora muri mutiye aho utanantwara nikota na telefone yanjye umugabo wanjye ko atari kugufasha ko kwakwishyuriza umugabo wanjye na telefone yanjye bakangura nanjye urabimpa ibi bintu na telefone yanjye ndekura yene icumura telefone arapfuye noneho uno mugabo we nyagasani Yesu we